kuko hari abantu wicaraga ukahita ubona nka saa saba baraguhamagaye z'ijoro akahita akubwira ati se ko mbona ndebye filime nkabona igice kimwe bimeze bite. Rero urumva na wa mu DJ tugiye kumworohereza, ashobora gufata uburenganzira bwe wifi n'ahantu zitabaka ntari box iki, akajya avuga ati njye noneho ngiye kujya ndeba filime nshyashya nyi downloading muri high quality storage ariko nza gusanga gukora wenyine ntabwo ari byiza. Kumva ariko hari filime mana y'isi n'ijoro zimaze iminsi zisohoka, uri kumva izo zo sinzi bizeje filime zirimo ubusambanyi bukabije. None kare bwo buri gucuruza muri iyi minsi mwebwe ibyo bintu bizagenda gute niba uzi ko utazabikora? Ubwo hari icyiciro cy'abaguzi ugiye guheza kano kazi. Master P yaje kwisanga muri projet gute? Master P ukuntu yaje kwisanga muri projet abakeneye ibintu biri facting. Ni minsi inkundura y'ama website ku basobanuzi yaba abashya ndetse n'abakuze. Ubwo muzenga abasobanuzi bashya, mbona uko umusobanuzi wese utari wamara byibuze imyaka 3 muri kino kibuga. Inkundura y'ama website ndetse na koperative y'abadisque banners ikorana n'aba disque banners. Iyi nkundura y'ama website ko muri gukora ama website cyane anaduhenze kongera anabahenze, noneho tubyite ko ari ukwigumura kuri koperative, tubyite ko ari uko koperative y'abadisque banners itari kuhaza ibyifuzo byanyu wenda mu buryo buri financial, akaba muvuga ngo reka tugire kuri website tureba ko ari ahantu twakura amafaranga cyane kandi ashobora kuba ataboneka. Bimeze bite? Ubwite ibintu bya ad byabangamiraga abantu ntabikirimo. Nkira aho ngaho ukivuga ku bintu by'ama ad ko n'abantu bari hanze bashobora kuba boroherejwe kwishyura kuri website yawe. Hari nk'abantu bari hanze, hari ibintu bibaho byo kwishyura bakoresha ama PayPal, kwishyura bakoresheje Visa card kuri website. Ubwo buryo burahari cyangwa no kwishyura na mobile money gusa? Uriya mu boss utama amafaranga nuko mutari kubura, uriya mu boss arayatanga family wamaye amafaranga. Hanyuma se step hari tuzi icyitwa Dream Boys, tuzi icyitwa Urban Boys. Ni gakeya abantu bashobora gukora igikorwa nk'iki ngiki bagahuza mu buryo bwuze 100%, umwaka umwe, imyaka 2, imyaka 3 abantu bagakomeza bagakorana mu buryo bumwe cyangwa ubundi, niba wenda tutivanze wenda mu mabanga y'akazi. Master P nawe uburyo bw'inyungu burangana 100% cyangwa se hari amafaranga runaka wenda agenewe, cyangwa se ushobora kuba tunavuga gutyo ugasanga niwe mu boss mukuru? Bimeze bite? Twizere ko mwe muzarambana igihe kingana gute, cyangwa se ibintu byanyu mu buryo muri gukora ubu ngubu hacu noneho kamite nanashyiraho umucyo. Ndabizi nawe no video yarahiriye. Yego ngo bizi ko bijya biba ngombwa ko musara kubera nyine adakunda kuba hari hari igihe biba ngombwa ko ewan ambwira ngo nta filime ziri buboneke, ariko nkahita ngati ibyo bintu uri kuvuga uri seriye. Afite season 3 ariko ahubwo bite byawe MP afite filime ahubwo se 4 nenye kanze kubwira. Reka tunigeze kubona posting asha nakajama kaba kameze nk'akari kwihagarika mu gihugu. Iyo nayo irahari bahita neza. No kangukubite katuni iyo katuni ira katuni ni mama yake karaga tipe. Ira katuni ntago wamenye ko twayikubise budiribi. Hoyasi kugira ngo byemere. None umunyamerika yagize gutya ayikura no muri filime zigomba gufata ibikombe, kuko yijyamo byose ari kubitwara. Reka bayikuye oya nanubwo bikiri ngombwa andika agasobanuye timebox.com. Nage ibya wawa wakiri ngombwa, Google AdSense ntabwo bikiri ngombwa tu. Ugishyiramo dosacinga ukahita wuzuzamo ifishi zawe na nimero ya telefone ukabukozeho konte n'ubwo ubutari wakishyura. Uba wemerewe icyo gihe kureba filime 3 ku buntu ntako kwishyuza. Bayita free trial. Noreba no hasi biba byanditseho. Utarajya kuri process yo kwinjira mbese kugira ngo wishyure, ushobora kuplayinga filime 3 ukanazireba ku buntu, ukanazidownloadinga ku buntu. Meze nk'ababandi bari buze kukubwira ngo filime zamenetse nta nimubona. Kandi kirenzo no kureba ko filime ziriho ni ubuntu, kugera kuri website ukareba filime zasohotse ni ubuntu, kugura abonema ni 1000 ku cyumweru ni 3000 kwezi kose. Abantu bari filime ngo zo muri Korea ngo inyakorea zose niho zamenekeye.
ibintu byose biriho kabisa, icyo batura batubwire muri commentaire, nta kibazo, turi tayari. aha rero abakunzi ba Vale Plus ndetse n'abakunzi ba Master P na Stepin, ubwo nizere ko nyine babyumvishe ko ibintu ari ubunyunyusi. Ibintu ni sawa, ubwo bihuzagurika ntibajye ubundi birebere n'igihumbi ukwezi kose, ubwo nibihinduka nabwo tuzabamenyesha. Igihumbi icyumweru, ibihumbi 3 ukwezi, ariko ubu tuvugana nyine mu mpera z'umwaka ni igihumbi. promosiyo muri iyi Noheli. Mayi nka rero muri iyi minsi ya Noheli ushyiramo arabona ukwezi, bya bintu ari uburyohe. umva ahubwo inda rero biramubandanya kunze ntibaryoherwe kurya bonyine. Oya se bari kurya bonyine, ariko nta ribi bagira umwaka mushya muhira. sawa, urakoze mupi. Sawa, murakoze cyane. wa mbere ntuzamamagare, ngo sinababwiye ni Dani Eban wari wanyereje, ubundi kuki utabyibutse? Oya yes, bakunzi ba Vale Plus, rero uyu munsi turi kumwe na Stepin, tujya mu bintu byinshi, turasa ku ntego. Stepin ndetse n'umuntu bita Master P cyangwa se Mr Banzuyani, Revolution Studio ndetse na Octa Studio mu bufatanye batuzaniye website tuzajya dukoraho filime, ariko by'umwihariko filime z'aba bagabo bombi uko ari babiri, abe Master P ndetse abe na Stepin. Website bimeze bite? Ni website imeze ite? Ngiye nicyo kintu kibanza ubundi gitumye uyu munsi noneho nyifata n'umwanzuro ngo kugira ngo binubwira abanyarwanda ibintu bimeze bite, website imeze ite, bihagaze gute, cyangwa nuko bari kubivuga gusa nta bihari. ku kiganiro cy'ubushize nakoze twari turimo turanegosia na MTN ngo turebe ko process yarangira, Yego, ariko ku bw'amahire wenda sinavuga ngo byaranze, uri kumva ibyo byarakunze, ariko nyine nkuko nabikubwira website kanumva uburyo nabibwiramo umuntu kuvuga ngo website, ubundi iyo bavuze ngo website runaka akoze web, ntago ari igihe cyo kuba mani wazaza ubifata nk'aho ari ibintu bisanzwe tubiraho, kuko web kuba bizi iyi process yo kuvugurura tujya gutangira uno mwaka, nabashije kuronshinga website yabaye iya mbere nakoreragaho nyine, ariko hagasohokeraho filime bisanzwe yari iy'ubuntu, abantu benshi badukurikiye barayibonye. yego, Website ya mbere yasohotse, iriya website navuga ko itari kuri standard ya professional worker, ku buryo yagombaga kuba yarebwa n'abandi bantu bari hanze, kuko hari ibintu byinshi bitari byakajyamo. Biza kurangira sasa rero nize ku mugambi ahagana mu kwa gatandatu kurimo kurarangira, nyine mu kwa gatanu gutyo mu kwa gatandatu, yego, ntekereza ukuntu ngomba gukora ikintu kikaza kiri professional. Nibwo natekereje ibyo byose, ntago Master P yari yakabisamo, kuko na website ya mbere mu bwati filime katuzereza abanyarwanda ku buntu ntago yabyumvaga, ariko niko ameze niko ameze ni Mr Banzuyani. buriya nubwo uriya mugabo mubona kuriya, si uko namurushije ubwenge bwinshi kugira ngo mbe namujyanye muri ibi, uri kumva. Yego, sinanavuga ko wenda we icyo nari nkeneye nuko anega amatwi gusa kugira mwereke ukuntu ibintu turi buze kuba twabikoramo kandi bikazavamo inyungu z'abantu benshi, apana kuvuga ngo ni izacu gusa. Aho sasa rero niho naje kuba navuga ngo MP wakeneye result, ntago ari wa muntu ukeneye kuza ukamwereka imishinga yanditse, akeneye kuza umubwira ibintu ubimwereke koko. Aho ngaho niho ngiye nafashe feri ya mbere, nshora amafaranga kugira mbashe kumwereka nyine ibintu ndimo ndavuga uko bimeze. Hasohoka website ya mbere mu kwa gatatu gutyo mu kwa kane. Yego, isohoka ari website itari professional, itari yakarangira fresh, harimo n'ama ad, uri kumva, kuko website zose z'ubuntu kuba bizi habamo ama ads. yego, Aho ngaho naje kuvuga ngo ayo ma ads ni iki, birimo biragenda bibangamira abantu, kandi ikindi ntabwo byatumaga hajyaho filime nshyashya, uri kumva. ku bantu batabyumva neza, ama ads ni kuriya umuntu ujya kuri website runaka cyangwa se kuri application runaka agitazamo ibindi bintu utashakaga byiza byamamaza video, cyangwa se bakubwira ngo downloading application runaka, izo nizo ads.
ariko ni izo ngizo, ariko noneho ikintu cyatumye nyamukuru biriya bintu tubihindura, yego, website yacu nk'uko nabikubwiye ntabwo yari yujuje ibintu byose bisabwa, ntabwo yari isetinze biri kuri standard ya professional. yego, Hatangiye kuzamo ads z'urukozasoni muri website. ama ad y'urukozasoni. Aho ngaho twari dutangiye kujya turebwa banazidownloadinga nta kibazo, ariko hatangira kuzamo ads zitari nziza, kandi tubizi ko website yanjye ntabwo izaburaho filime z'abana, ni nk'ihame no kuba ari kubikurikira aka kanya katonzi niho hantu za mbere zirimo ziraca kandi nshyashya. Yego, Ikindi navuga cyatumye mvugurura, icyo ni icya mbere cyatumye mbikora. Icya kabiri, twashakaga ikintu kiri buze kuba kiri professional ku buryo umuntu uwo ari we wese, abe mu Rwanda abe mu mahanga, tugomba kumubwira ati website yizewe ni ku gasobanuye-timebox.com, kandi ukareba filime wisanzuye, uri kumva nta kintu cyitwa ad kizongera kukubangamira, ubwo kwari kugira ngo tuzikureho burundu tunazice, ntakongera kubangamira umukiriya. Ikindi kandi tukagira abantu bari kuri standard ku buryo nabo ubwabo bajya bavuga ati ibi bintu koko birakeye kandi filime bakazibona byihuse. Kuri izo mpamvu sasa rero MOP nk'uko nabikubwiye ntabwo ari umuntu uvuga ngo uraza kumwereka ibintu cyangwa umubwire ibintu byumva. Ntabwo ko tuziranye. Mu kwa gatandatu naravuze ati tugomba kuvugurura, ndongera neranya timu, nongeramo abandi bantu bamwe mu bari barakoze iya mbere, n'ubundi hongewemo ibindi bitekerezo urumva. Dukora iya kabiri guhera mu kwa karindwi, twayisohoye ejo bundi maze icyumweru hanze ku tariki 20 z'uko kwezi kwa 12. Ubwo nayo yitwa n'ubundi same name icyari ku gasobanuye-timebox.com, ariko n'indi website. Ni ukuvuga ngo twakoze icyo kwita reverse, uri kumva, twafashe ibya mbere byari bihari kuko bitari byujuje ubuziranenge, turabisiba dusigarana izina gusa. Aho bitandukanira ni ya mbere, yaba ku bakurikirana nyine website yanyu bayikurikiranye mbere n'abakurikirana ubu ngubu. Icya mbere, website iracyari ubuntu, website bimeze bite nyine? Impamvu ubu sindi buze kubwira ko website ari ubuntu, sibyo? Yego, ariko si twanaguye abantu, bikumva ku buryo umuntu wadukurikirana koko byanyabyo azabura ukuntu yongera kudukurikira. yego, Twafunguye website, impamvu yatumye nayihindura ubuntu nkuko nabigusobanuriye mu kiganiro cyashize, kutarakibonye kirebe kuri no channel Visit Plus. Hari aho nabashije kubisobanura mu bwati, website ntabwo ari ikintu umuntu afungura ngo akireke gusa, ni ikintu uba ugomba gukomeza gukurikirana buri kwezi. yego, Wishyura domain, wishyura host n'ibindi byinshi ugenda wishyura kugira ngo ikore, kuko nk'umuntu uba wicaye kuri website arimo aragenda gushyiraho filime ntabwo aba ari njye. yego, kuko njyewe sinakubwira ko wenda nanjye nabikora, yego, ariko ntabwo twabona umwanya wo kujya tujya mu kazi kandi dukora ngo tubone n'umwanya wo gukora filime, tuze kubona n'umwanya wo kuzibahereza kuri web. yego. Bivuze ngo ufite umu IT? Umu IT arahari ushinzwe gutanga access, wakira na telefone z'abantu bafite ibibazo sometimes. Yego, urumva nawe aba akeneye kuza guhembwa, web nayo ikeneye kwishyuza. Yavuga ati sasa rero nta mpamvu yo gukomeza kwigora, aba bantu batumye dukora ibi bintu koko kubera urukundo tubafitiye, twatuma nabo ubwabo bitangira amafaranga yo kugira ngo website ikomeze iri ku murongo. ubu ibiciro nyine bihagaze bite sasa? Akaba turase ku ntego, ibiciro bihagaze gute? Ibiciro ni 3,000 ku kwezi, ukirebera filime ukwezi kose, kandi filime kuba ari kubireba filime ni buri munsi. Ibyaye ndi bakubwira ngo filime zamenetse nazo ubona, filime buri munsi zirajyaho, kandi niyo nsibye umunsi umwe making ashwake ejo nkuramo icyuho, ahakagiyeho filime imwe hahita hajyaho filime ebyiri. Ubwo bivuze ngo 3,000, umuntu yatanze 3,000 areba filime ukwezi kose, cyangwa se yaba atanayafite 3,000. Kugira wumve ukuntu tworohereje abantu. 1,000 ureba filime zose ziri kuri web cyumweru cyose, iminsi 7 mu yandi magambo. Iminsi 7 ni icyumweru cyose wirebera filime buri munsi, cyonyine 1,000 cyonyine. Ubwo bivuze ngo kuri website hajyaho filime zawe na Masterpiece gusa, cyangwa hajyaho n'izabandi basobanuzi, aka kanya cyangwa arabo muteganya kuzana? ni ukuvuga ngo ibyo byo guteganya, impamvu nari navuze ati byo naba mbitarutse, sibyo? Twebwe icyo twakoze akazi kacu, twabakoreye filime, dukora naho bazisanga. Kuko hari abantu wicaraga ukahita ubona nka sasa baraguhamagaye z'ijoro, akahita akubwira ati se ko mbona ndebye filime nkabona igice kimwe bimeze bite, wampaye ikindi cyakurikiye. Ukavuga ati
wakabaye umubwira nabi ariko nanone wawe washyira mu nyurabwenge iyo urebye filime ntirangire n'ibintu babibabaje. ku bantu bose bareba filime, iyo urebye filime ntirangire cyangwa se ukareba seri runaka ukabona aka episode kakarangira nta kandi gahari, amatsiko menshi urushaho no gutekereza ibintu byinshi. Ikindi nanone kibabaza kuruta ibindi, yego, twavuga ko wenda ibihe twari turimo turerekera muri digitali turi hafi no kuyirenga, ariko ibyo tuzabiganiraho ubutaha. Abantu bakwibaza ngo digitali tugiye kuyirenga gute. Ni ukuvuga ngo muri digitali turimo abantu bose bafite televiziyo zitwa ngo ni smart TV. yego, Sasa rero aba DJs kugura disque birahenze, yego, ni ikintu gihenze, zaranabuze. hari n'igihe sasa usanga DJ mu rwego rwo kuzibika zose yarazikonvatinze zigasa nabi. Yego, uri kumva wajya gushaka filime kanaka kuko imaze amezi 2 wewe wenda wayikunze ugiye no kuyisubiramo cyangwa se ugiye kuyishaka ngo uyirebe, cyangwa undi muntu yayikurangiye, ugasanga ni filime idakeye ifite amashusho adasa neza nyine to. Sasa rero urumva na wa mu DJ tugiye kumworohereza, ashobora gufata uburenganzira bwe wifi n'ahantu zitabaka nari box iki, akajya avuga ati nge noneho ngiye kujya ndeba filime nshyashya nyi downloading muri high quality storage, tuba twarayishyuye kuri Google AdSense. Hariho storage ihagije kabisa igomba kutumarisha nk'umwaka wose dushyiraho filime kandi zisa neza, umuntu akazidownloadinga bimworoheye byihuse. Yego, ikindi kintu numva navuga ku bya web kongo ku designinze, nari nyiri kuvuga ku bya master ubundi ukuntu yaje muri projet. yego, Mpanga projet ntabwo nge nigeze mpangamo master, umva ukuntu byahatunguranye nyine to. oh yes, for real, bwa mbere nakereza kuri project nge ntabwo nigeze mvuga ngo nzakorana na master. Nari kuzakora ngiye nyine pe, singe no kukubeshya. Abandi bose nari kuzakoresha nari kujyaheza mbabwira ngo nukuza tugakorana per day ukagenda. yego, icy'umunsi. Ariko nza gusanga gukora wenyine ntabwo ari byiza. Kumva n'impamvu ituma izindi filime akungu ko wavuze ngo ziraza kujya zijyaho, ziriya filime zindi muri ya filime dukora nuramuko ukurikiye, hari filime twe tutajya dukora, filime zirimo ubusambanyi. Please, niba utegereje kuzazibona, pe love story turazikora, uri kumva. Kandi niyo ugiye kureba mboneraho gushishikariza abantu, buri iyo nangiye filime nkatangira nk'ubwati twerekeye romantic drama, iryo jambo nyamuneka ujye urikurikira uryumva uryubahe. Niba ari romantic drama tugiye kureba kuri uyu munsi, ubwo ni love story, uba ugomba kumenya ko bitari buze kubura pe, sibyo? Ariko hari filime mana y'isi n'ijoro zimaze iminsi zisohoka, uri kumva, izo zo sinzi bizeje filime zirimo ubusambanyi bukabije. None kare bwo buri gucuruza muri iyi minsi, mwebwe ibyo bintu bizagenda gute niba uzi ko utazabikora? Ubwo hari icyiciro cy'abaguzi ugiye guheza. Ni ukuvuga ngo icyo gihe ukuntu bizagenda, ntago mvuze ngo tuzaca filime. Buriya filime biriya bintu baba barimo barakora akenshi buriya nuzabikurikira noneho biriya bintu byamamajwe na brand ya Netflix, kuko Netflix ni ihagarariye filime z'abatinganye ku isi hose. Nakumva kugeza n'ejo bundi aho Donald Trump yatanze itangazo ko adakeneye kuzongera kubona katone zirimo imico mibi. Ibaze ko bakinnye bakageza kuri range bakina katone zirimo ubusambanyi. Netflix yongeye tuvuga, urumva rero byari bimaze kurengana. Netflix nayo batangira kwibwa ati umva warning tubahaye zirahagije, nibiba ngombwa turabirukana mu gihugu cyacu. Biba ngombwa ko basubira kuri ya gakondo yo gukora filime, ariko ntibabyibandeho. Yo twebwe rero iyo bijemo biba byiza, iyo bijemo tukashishikariza abantu kubyirinda. Buriya ntabwo umuntu yirinda ikintu atazi. Niyo mpamvu rero biba byiza nanone iyo bijemo tukagira abantu inama, twumva ati sasa reba ibintu utazaza ubona babikina gutyo ugire ngo ni sawa. Muvandi hari igihe ushidukuriwe. Niyo mpamvu sasa rero ariko hari izindi noneho uba ugira ngo niyo papasi, niyo nego, ukabona nk'umuntu aricaye yakoze filime, wayireba actually ukabona nta nyigisho n'imwe irimo. Iyo ngiyo muri privacy yacu wenda ushobora kuvuga ati filime ndayishaka iri mu Kinyarwanda, nkaba nayikora nkayiguhereza, ariko ntizigera ijya kuri website. Ntabwo izigera ijyaho. Tukiri aho ngaho wari uri ku master piage muri bino bintu akisanga kuri website, nawe ni umwe mu bantu baba legend dufite muri kano kazi. Master P yaje kwisanga muri projet gute? Master P ukuntu yaje kwisanga muri projet,
aba akeneye ibintu biri fact nyine bigaragara, bana kuza umubwira ngo mfite ngo inyubako ngo izubaka ngo ikikiza yabwiwe ibintu byinshi ntabwo ibyo bintu rero yabyumva. yabwiwe ibintu byinshi. Niyo mpamvu njye ntabwo nigeze mubwira ngo uvayo dukorane, yego, ahubwo njye natumye ko kavuga ati iki ni ikintu kizima cyo gukora kandi kigaragara. Niyo mpamvu nawe ubona aka kanya ashobora kuvuga ngo hari web nyinshi nanze gukoreraho pe. MP igihe amaze yahamagawe n'abantu benshi bikumva bamukoresha, ariko njye ntabwo nigeze mvuga ati ndabishyiraho umutima gutya, ahubwo njye namweretse fact nkamubwira ati ukora filime nziza. Nk'ubu ngubu kambonero no kubwira abakiriya biwe bamaze iminsi bavuga ngo filime ze zaraboze. Muvandi ntabwo filime za Masterpiece zigeze zibura habe n'umunsi. Ubu za Nyakoreya z'ibwami kuri website ziriho na cyane, ahubwo nuko we atagikora filime ngo muzibone mu badije banyu. Yego, nacyo kintu nagendeye mvuga ati ntabwo Masapa kiri umuntu amaze kugera mu rwego aho atakiri ku rwego rwo kuvuga ngo agiye kuza ngo atange filime, ahubwo abazikeneye bazazisanga aho bagomba kuzikura. Ariko si uko kubeshya filime Masapa arazikora na nshyashya kandi kandi ugasanga ni byiza kuba afite nawe ahantu arangira umuntu avuga ati genda ukureho filime zirahari n'iki. Yego, n'iyi minsi inkundura y'ama website ku basobanuzi yaba abashya ndetse n'abakuze, ubwo mvuze ngo abasobanuzi bashya mbona ko umusobanuzi wese utari wamara byibuze imyaka 3 muri kino kibuga. Inkundura y'ama website ndetse na koperative y'abadisike banazi ikorana n'aba disque banners, iyi nkundura y'ama website ko muri gukora ama website cyane anaduhenze kongera anabahenze, noneho tubyite ko ari ukwigumura kuri koperative, tubyite ko ari ukuba koperative y'aba disque banners itari kuhaza ibyifuzo byanyu wenda mu buryo buri financial, akaba arimo muvuga ngo reka tugire kuri website turebe ko ari ahantu twakura amafaranga cyane kandi ashobora kuba ataboneka. Bimeze bite? Ntabwo ibintu tubikora kubera ko nta mafaranga tubona, bikumva kuko mvuze ko wenda ikibazo ari cyari cy'amafaranga, ntabwo nakubeshya ko naribonye hanunga, bikumva hanunga yo nayabona nayo kubika nkayabona, ahubwo ikibazo si icyo. Buriya iyo umuntu akubwiye ngo filime zawe ndazikunda, bikumva njye si ukukubeshya iryo jambo ridutira kumpamagara umbwira ngo ibyo 5 wabibonye, kuko ushobora kumbwira ati ibyo 5 wabibonye ejo sinzabibona, ariko numbwa ngo filime zawe urazikunda kugeza mpfuye nzakomeza nzikore uzirebe. Nk'ubu ngubu ku bakunzi ba Yanga nabonye Kamita avuga ati Charlotte ku mujama wanjye witwa uriya witwa ngushyira uriya witwa niba ari Oji niba Oshakuru. Oshakuru mwana uyu nguyu basisi Oji basisi Oji urakoze cyane. Ku bafana ba Yanga wabonye ko yagiye agarura filime bakoze nubwo Yanga atakiriho, mbwa ataruhukire mu mahoro nawe ahari nyine nubwo atagihari. Hari abantu benshi bazikize ku ma website, Oshakuru nawe arimo yasinye kunda kuvuga kuri aho yawo muntu cy'umutaruka nabo. Hari nundi witwa Karinda ngahumva, akaba ari umushuti wo kwa Roki, nawe filime zanga bazishyiraho, ariko na basisi ari mu bantu bari kugenda bazikora bazigarura. Urabona ko kandi zirebwa koko barazireba, ari ukuvuga ngo arazikora gutyo gusa. Urumva ko nyine yari afite abamukunda until now kandi baracyahari. Yego, nuvuga ngo umuntu ugukunda nta hantu na hamwe ajya ki, ariko umuntu ugwa amafaranga ejo bundi aragenda. None utekereza nk'uwo muntu nkunda, sibyo? Yego, mu gihe hari hano ngaha mu Rwanda ari gushaka amafaranga, aragukunda, areba filime zawe. Ese naramuka agiye mu mahanga agiye kureba filime bizagenda bite? United yambutsa filime zikajya muri Congo, zikajya muri Tanzania, zikajya Kenya, ni ikibazo. Ariko naramuka mubwiye ati umva wabo hari wabo udahari wabo uri hehe, uzazireba. Noneho biranoroshye kuri Smart TV, ni ukugugoringa gusa. Nakubwiye ati ibintu bya ad byabangamiraga abantu ntabikirimo. Nkira aho ngaho ukivuga ku bintu by'ama ad, ko n'abantu bari hanze bashobora kuba boroherejwe kwishyura kuri website yawe. Hari nk'abantu bari hanze, hari ibintu bibaho byo kwishyura bakoresha ama PayPal, kwishyura bakoresheje Visa card kuri website. Ubwo buryo burahari cyangwa no kwishyura na mobile money gusa? Kubera aka kanya twari twayifunguye dukurikije uruhare runini rw'abantu barimo baratureba ko bari mu Rwanda. Abo hanze ntabwo wenda bari babigeraho, sibyo? Ariko nabo nimero zanjye ndaza kuzisigaho za WhatsApp, sibyo? Niba babona bikenewe koko
twe twiteguye gukora ibyo umukiriya wacu ashaka, ku buryo umuntu yabasha kubishyura akoresheje visa card cyangwa se cyane PayPal. rwose byose birashoboka. Yego. Turaza wenda aka kanya sinavuga ngo birimo ku buryo uri buhite wishyura. Bivuze ngo uburyo buhari aka kanya bwo kwishyura ni mobile money. Ni mobile money burimo gusa, ariko ku bwa PayPal nabyo kuko twebwe twiteguye gukora buri kimwe cyose. Umuntu wacu natwandikira akavuga ati ngemerereye aha kwishyura sindi kubona ukuntu nishyura, tuzamuhereza konti ashyiraho amafaranga njya mwishyura ndi mu Rwanda, mu gihe timu y'aba IT itarashyiramo iyo process yo kwishyura. Bivuze ngo umuntu uri muri Kenya no mu Burundi nawe yabasha kwishyura. Birakunda cyane ko ahubwo ubu tuvugana uruhare runini ruhari rurimo rurayireba. Wenda n'abanyarwanda simvuze ngo nibayirebe, ariko sinakubeshya ahubwo wagira ngo ndimo ndakorera i Burundi gusa, singiye kukubeshya. Hari abakunzi ba Master P cyane. Ewana, si niyo mpamvu mu minsi yashize reka twari dufite umushoramari witwaga ako n'ubu ngo aracyahari, bamwita Uyuki Family. Uyuki Family nawe iki kiganiro nakireba. Uyuki Family najyaga numva ari umuntu wawe. Niyorere uri mu boss utama amafaranga. Nuko mutari kumwe, uriya mu boss arayatanga. Uyuki Family wamaye amafaranga hagaca no habura abantu batanu bavo bamareba ibikorwa byabo, wamaye amafaranga. Uyuki Family nawe ari buze kukirera kimusharinga kirebe. Yego. Nubwo butuvugana ari Safari muri ashobora kuba ari muri South Africa. Yego. Ariko nyine bo kuko nyine ariho twari tumaze iminsi duhugiye turi gukora. Yego. Ebana barimo barasura web hahandi hubwo arimo aratubwira tumva. Hani ibintu biri. Ariko nyine no mu Rwanda niyo mpamvu navuze ati nanjye kamfata no mwanya numira abantu igomba. Nta wamenya bareba iki kiganiro. Wakumva muvi zanjye, nyamuneka menya ko filime hano zirimo zirabarizwa ari kugasobanura timebox.com. Hanyuma se Step, hari tuzi icyitwa Dream Boys, tuzi icyitwa Urban Boys. Ni gakeya abantu bashobora gukora igikorwa nk'iki ngiki bagahuza mu buryo bwuzuye 100%, umwaka umwe, imyaka 2, imyaka 3 abantu bagakomeza bagakora mu buryo bumwe cyangwa ubundi, niba wenda tutivanze wenda mu mabanga y'akazi. Master P nawe uburyo bw'inyungu burangana 100% cyangwa se hari amafaranga runaka wenda agenewe, cyangwa se ushobora kuba tunavuga gutyo ugasanga niwe mu boss mukuru. Bimeze bite? Twizere ko mwe muzarambana igihe kingana gute, cyangwa se ibintu byanyu mu buryo muri gukora ubu ngubu hari ukuntu abantu baba bagiye gukorana. Sari wenda ikibazo cyanjye ndi kugerageza nyine kukumva wewe. Hari abantu baba bagiye gukorana, tuvuge nk'urugero niba ari Uyuki Family agiye kuguha akazi, akakubwira ati we Step ni kuko utanyizeye nanjye nakwizeye, ariko bataruvuga ngo ni mu buryo bw'uko nta cyizere gihari, mu buryo bw'umutekano wa buri muntu. Umuntu akagufata akakujyana kwa noteri, icyo gihe ukaba uriho uvuga ati ikosa nakora nagongwa n'itegeko. Master P nawe mu mikoranire yanyu ibintu byanyu bihagaze ibiti? Ni ukuvuga ngo ibi bintu byacu noneho kamite nanashyiraho umucyo, ndabizi na ino video arayiri. Yego. Nta garanti mbahaye yuko ngorana nawe igihe kingana uko, sibyo? Ni umuntu mukuru, nanjye ntago navuga ko ndi umwana, ndi umuntu mukuru. Uri kumva nubwo ndi umusore ndi umuntu mukuru, sibyo? Yego. Azakora igikwiye koko kizaba gikwiye, ariko byaka kanya Master P turi gukorana 100% n'abafatanyabikorwa, kandi apana kuvuga ngo umwe ni boss undi ni umukozi. Buri wari wese yaba boss. Oya, ni ukuvuga ngo nyine ubu niko gahunda imeze. Niba hari igitekerezo ufite gitange twumve n'impamvu gitanze. Apana kuza ukava mu gitondo ngo ndumva byagenda kubera iyihe mpamvu uko utakoze filime. Ntago biziko bijya biba ngombwa ko musara. Kubera nyine adakunda kuba hari. Hari igihe biba ngombwa ko ambwira ngo nta filime ziri buboneke, ariko nkahita ati ibyo bintu uri kuvuga uri seriye. Ati bimeze bite? Ati reba mu mashini hariyo nza muvandi kihorera ibyo bintu. Biba ngombwa ko nayi downloading ukahita imushyirwa mbwati ukoriyo. Ariko mu mashini ye noneho nta kibazo cyo kuvuga ngo yabuze filime, ahubwo ku bakunzi b'inshinwa n'inyakoreya n'igihinde afite season 3 ari guko ahubwo bite byawe. MP afite filime ahubwo se 4 nenye kanze kubwira. Hari yitwa Kitani wo aba DJ babashije kubona ngo igahagarara. Iyo yakomeje. Iyo ndaje kwanza uyu munsi
naje mbashyira episode zose guhera kuri rimwe kugeza kuri aho yari igeze ngo ihagarara, yego ndatuma zikora zirangira. yego Iyo ni iya mbere. Hari iya kabiri yitwa Warm and Cold Night, aba DJ barayibonye ngo igera kuri 20 irahagarara, yeah finale ni 47, bibaye isezerano ko bagomba kuyibona irangira. yego Hari indi y'igihinde nayo y'abastari bose bihurije hamwe yakozwe na Netflix yitwa niba ari ngo ni Bollywood of what, harimo ijambo Bollywood ndumva ririmo, yego nayo igomba gusohoka ikarangira. Harimo indi yitwa yo ntabwo yari yayitangira, nibyo nayibonye mu mashini, ntabwo yari yayitangira. Izo zose ni filime ari gukora uno munsi. Noneho ubwo hari yakozwe yitwa niba ari Underground Tournament, bana yo nayipostinze, noneho navuga ati iyo ngiyo iraza ryari, nonaha igiye kujyaho. Hari katuni yabakoreye yitwa Bad Guys, ku bayibonye hari umuntu nawe mubwira ati shara, bari katuni nigeze kubona posting asha n'akajama kaba kameze nk'akari kwihagarika mu gihuru. Iyo nayo irahari bahita neza. No kangukubite katuni iyo katuni. Ira katuni ni mama yake karaga tipe. Ira katuni ntago wamenye ko twayikubise budiribi. Oya se. Kangutere restaurant ahubwo aho ngaho. We na masterpiece. Njyewe niviriye mu kazi. Yego. Ndahaca manyuze nsanga arimo arayikora. Nta katuni kari sawa. Mu gihe kirimo arayikora igeze hagati mbona message turutse he i Burundi, sinabwo nibo turimo turakorana cyane. Arambwira ati iyi katuni yasohotse wayibonye, kuko iyo katuni ndimo ndakubwira aka kanya Fast and Furious yishiremo, La Casa de Papel uyishiremo, ushyiremo Prison Break. So kukubeshya na filime na niyi saha yari yacuruza amafaranga menshi kutira katuni kugira ngo byemere. Noneho umunyamerika yagize gutya ayikura no muri filime zigomba gufata ibikombe, kuko iyo ijyamo byose ari kubitwara. Reka bayikuye muri ziri nominated, nk'uko wabona nyine hari umuntu utajya mu bintu bakavuga ati uyu nguyu we tumushyizemo, ari icyo kuvuga ngo yacuruje menshi yagitwara, ari icyo kuvuga ngo yarebwe cyane yagitwara, ari icyo kuvuga ngo niyo katuni yakoreshejwe amafaranga make ikinjira menshi yagitwara, ari yo katuni yo kuvuga ngo yatinzwemo neza yagitwara. Urumva ibikombe byose niwe wabitwara. Sasa rero urumva ira katuni nyahaha byari bikomeye mwana. Nuko ngo ayikoze igeze finale. Yego. Umukire ndamubajije none se iyi filime bayishyuye irasohoka ryari? Yego. Arangije ngo hoya ngo wayishyuye agomba kuyibona mbere, kandi kuri telefone barimo barambwira ati umva iyo filime irasohoka ryari bigenze. Bazo ko umukire namubwiye. Ambwiye ati Master P yayikoze ariko yayimanye. Yego. Ngibyo nabyo bibi kibazo. Ngo nayashyizeho ahubwo reba amaye nkareba aba yashyizeho. Yego. Ayashyizeho hagati umuntu ari seriye akeneye filime. Nanjye baravuze oye nta nubwo niriwe njya muri studio iwaje nabonaga ndi butire ngati yashyizweho mana we umva yayisoje ageze finale kuvuga ati abakoze muza murabeho. Mitambwa ati buretse gato mwereke fata suri subiza inyuma filime itayongera iratangira. Nawe urayikora maye nkari ahicaye ubundi uri amasazi ubundi ntajya akina, kuko narabimubwiye nawe nabwo ati iyo filime uri gukora yageze kuri Momo. Gira vuba yisoza ahubwo gira vuba. Kuri website ubu hari yandi rero huye zose zirajyaho hari ribise rega twe namwe umva. None rero nabonye hari umuntu uri gukuba combininga ngo basobanuzi sha bazakora baruhe, kuko nubwo dukorera hamwe bayashyiraho kandi tukazikora kandi turi kuyikorera ahantu hamwe, ureba agahitamo ibyo areba. Uri kumva ni nawe mpamvu njyewe iyo nicaye nkabona ngo runaka ngaguze filime ngo narayikoze bitwaye iki, kuzareba azahitamo ibyo areba. Hanyuma rero wari ukiri kumbwira ibyira katuni story yayo. Story yayo rero no kuvuga ngo iby'ibikombe biriya bikombe byose byo bayikuyemo muri ziri nominated zirimo zirahangana. Ubu tuvugana bahisemo kuzakoresha izindi filime, ari nayo mpamvu byambabaje. Bafashe sha igihembo ngo bagihereza kuko ari agakobwa nibagiye ukuntu kitwa kagakoze filime yitwa Damsel.
yakennye no muri Rambo mwana muri umwihorero wo ngo muri twikomeza abantu bahari ya se shahu urumva ibaze gufata igikombe ukagira uriya mukobwa kugira ngo gihereze Tom Cruise wadukiriye Mission Impossible kugira ngo gihereze nde ariko uyu mwaka sinzi ngo baraza kubitanga bashingiye kuki ariko n'ubundi hari award ziza rero gati shaka dopfe kujya kuyitora ariko nta kundi. Hanyuma tugana ku musozo Step yo ni ikihe kintu wasaba nyine abakunzi bawe na Master P ndetse n'abakunzi bagasobanuye mbere yuko umwaka urangira? Ubu tuvugana turi ku itariki 27 z'ukwezi kwa 12 turabura iminsi igera kuri 3 gusa tugasoza umwaka wa 2025. Ni ikihe kintu wasaba abakunzi bawe ndetse ni ikihe kintu wasaba abanyarwanda ndetse n'abakunzi bagasobanuye ariko by'umwihariko kubijyanye na website yanyu tubitegeho iki ndetse n'uwe bufasha ubifuzaho? Okay, aho ngaho rero katsubize mere ku kibazo cya mbere mbajije. Yego, ikintu nge nshaka gusaba abantu bikumva. Yego, filime zirahari bikumva. Yego, aho kuzisanga harahari. Wawa agasobanuye time oya nanubwo bikiri ngombwa andika agasobanuye timebox uko.com nage bya wawa wakiri ngombwa Google AdSense yawe nage bikiri ngombwa tu ugishyiramo domain zazita yizana. Yego, icyo ni icyambe nshaka kubanza kangisoze neza kumamagara umbwira ngo iyi filime ngo byagenze bite. Please niba ari ibya filime ugiye kumbaza nyandikira kuri WhatsApp bitazagutungura nkubwiye nabi kuko ntago buri munsi umuntu abyukira muri modo nziza. Yego, iri kumva we niba ugiye kumbaza ku bya movie nyandikira kuri WhatsApp yanjye nimero ni 0782 Yego, niba koko ari akazi ugiye kuma uze kugerageza uhamagare mu masaha kuko nawe ubona ko ushobora guhamagara umuntu saa 6 z'ijoro ukajya kubona ukabona saa 11 za mu gitondo heda se uyu muntu ari kwishyuza ariko nyine icyo nicyo cya mbere nyine nge nabasaba. Filime zirahari nari bagiye kubabwira ko ugicreatingaho account ukinjira ubanza go creatingaho account nyine. Yego, urasacinga ugisacinga ukahita wuzuzamo ifishi zawe na nimero ya telefone ukabukozeho konte nubwo butari wakishyura. Yego, uba wemerewe icyo gihe kureba filime 3 ku buntu. Yego, ntako kwishyuza. Yego, bayita free trial noreba no hasi biba byanditseho. Yego, utarajya kuri process yo kwinjira mbese kugira ngo wishyure ushobora kuplayinga filime 3 kanazireba ku buntu kanazidownloadinga ku buntu iyo ikigeraho. None icyo ngicyo nicyo nashaka kubabwira sibyo. Noneho ikintu nababwira mu twitegaho twebwe twakoze ibyo tugomba gukora. Yego, twakoze website irarangiye umwaka urangiye tuyibashyiriye hanze. Twagerageje kwihuza ngo dukore cyane turakora ni ibintu bigaragara. Wenda niba ubihakana gugoringa wewe urebe ntago kwigeraho ngo urebe filime ya fiche ziriho babishyuriza ntago bishyuza. Gugoringa urebe ti hari hizihe koko ibi bintu arimo aravuga ni ibyanyabyo ubirebe nawe urabyibonera ntago ari ngombwa ko twe tubikwemeza. Yego, ahubwo twe tubitegeho iki nicyo ngenda wakubaza kandi kabazo. Ubu twitege ko filime zizajya zinyura bwa mbere kuri website kuruta uko zigera ku ba disc banners cyangwa saba disc banners imbere cyangwa website imbere. Kuba disc banners sasa rero iteka ryose sinzi ko bazigera batujya imbere. Ikumva ubwo bivuze ngo aba disc banners niho bategeka. Ahubwo ni nabo bwa mbere nshaka kubanza mbwira ahubwo mwebwe mubwira. None hari umuntu wambabaje ejo bundi yagize gutya ntago muvuga kuko muvuze nahita mwica. Kumva yarambabaje yaragiye sha mwana abwira umukiriya ngo ntago nyikora. Warapfuye. Cyo umukiriya aranyihamagarira ati se ibintu numvishe nibyo koko ati bihe ngo waciyemo amezi 3 ngo nta filime ukora. Nyakasani we amezi yagatiye akubwiye ngo iki amezi 3 nabaye nyimukoza rero ibya web ngo ni 3 buri munsi ngo barabikanda bate nta nubwo arakeneye ngo bakanda hehe. Ndambwira ati ahamagara umu ahita gufasha ingende mu kazi ati ma nimero ze yaraye yirariye ku gasobanuye bari hari kunyinyira mana we umva
tuyishyiraho none ahita avuga ati iyo ahubwo ndenda kujya dutanga utuntu tw'utu award tw'udukombe n'iki nidutangira kujya gufungura YouTube channel tukajya noneho twicara twe tukibariza abantu kuko icyumweru hagomba kuba hari filime nyinshi tugomba kuganiraho muri icyo cyumweru tukanashishikariza umuntu iyo agomba kureba dukurikije ukuntu areba filime tukamubwira ati ku bakunzi ba romance romantic dramas love stories iki cyumweru twabasohoriye playlist ngiyi ku bakunzi bahora namwe twabibutse tubakorera ibi noneho ku bana bari muri vacances n'abantu bakeneye kuruhuka mu mutwe namwe twabakoreye izi iraka tunyo ngomba kuyireba romva kuko umva icyumweru uziko ahubwo tukisohora umunsi wa mbere mu cyumweru cya mbere hagiye filime 21 icyumweru kiri gushyareho filime nka 17 kuko ari kujyaho filime nyinshi kandi zirangira season noneho iyo ukunze ukahita wandika muri comment tingiyi ndumva nayo twayikora umva umukiriya ni umwami nubwo tutaratangiza wenda kuba twavuga ati kadi ya VIP uyigura niwe ubikora ubu tuvugana umukiriya wacu yemerewe gutanga igitekerezo cyo kuri filime irangira apana season uko season bizafata mu mwanya akavuga ati ariko ngewe hari agafilime nikundiye kandi kadahari atakona akahe akandika muri comment yakumva dukeneye ko tukumwamamarizamo agaca inbox tukabivugana cyangwa akeneye kikorwa muri rusange nabyo tukayimukorera ikahita ijya ku rubuga akayidownloadinga n'undi muntu wese ufite igitekerezo cyo gukoresha filime abari ngewe abari Masterp imiryango irafunguye ikumva kandi filime n'ukeneye kwamamaza ubwo bivuze ngo nabo yabagana kandi ariko ntabone mufite kugasobanura n'ahandi filime uzayikura weho geraho umbwire iti ndiho access ndayifite yishyireho nyikureho kuko nindamuka ngiye kukwamamariza se ntabwo muzabibwirwa n'iki kuri filime ebyiri umudije bafite kuvuga ngo nizo zasohote reka n'aba DJ murabarenganya disc zirahetse ibintu birakaze ubona yasohora giga 100 ntago byakunda ntabwo byoroshye kabisa urumva nyine baba bagomba gukora ibintu byorohereje abantu ariko ngewe mbonera ko babwira ati yes, you know who Abemani with Japanese production alongside Masterp. Tubabwira ati filime zirahari kugasobanira inbox.com. Wekoresha Chrome cyase izindi mbuga zose waba usacingiraho. Waba ukoresha televiziyo, waba ukoresha machine, waba ukoresha telefone birashoboka uburyo bwose. Kugasobanira inbox.com nkomeza kubwira ati filime zirimo zirajyaho buri munsi. Umunsi ku wundi filime zirimo zirajyaho ntago tumeze nk'ababandi bari buze kukubwira ngo filime zamenetse nta nimwe mubona kandi kirenzo no kureba ko filime ziriho n'ubuntu kugira kuri website ukareba filime zasohotse n'ubuntu kugura abonema n'igihumbi ku cyumweru n'ibihumbi 3 kwezi kose abantu bari mu buryohe bakirebera filime we nabawe enjoy yes you know who Abemani with Japanese production peace hari yo so just take it easy katwumve niba Masterp turi mubonera katwumve bari kinyarwanda katwumve ko hari ku murongo wa telefone Masterp rwose Mupizos Mupise ashyireho wumve ariwe cyakare Masterp ubu ngwamagaye ndi mu kiganiro kumwe n'umusore wawe bamwita Stephen asobanuye time box ibintu ngo namahoro ibintu namahoro tubafite promotion baje bafata ubunani aho zikorera nanabyibagiwe mwana bafata ubunani rwose ibintu twabigize ubuntu barebere kabisa bagubwe neza filime ziri kujyaho isaha ku isaha filime ngo zo muri Korea ngo inyakorea zose niho zamenekeye ibintu byose biriho kabisa icyo batura batubwire muri commentaire nta kibazo turi tayari rero abakunzi ba Vale Plus ndetse n'abakunzi ba Masterp na Stephen ubwo nizere ko nyine babyumvishe ko ibintu ari ubunyunyusi ibintu ni sawa ubwo bihuzagurika ntibajye ubundi birebere n'igihumbi ukwezi kose ubwo nibihinduka nabwo tuzabamenyesha igihumbi icyumweru 3 kwezi ariko ubu tuvugana nyine mu mpera z'umwaka n'igihumbi promotion muri mayi nkareba muri minsi ya Noheli ushyiramo arabona ukwezi ya bintu ari uburyohe umva ahubwo rero biramubandinya Masterp yo reka tukwifuriza umwaka mushya cyekare bari ikintu babwira abakunzi bawe abakunzi ntibaryoherwe kurya bonyine
oya se bari kurya bonyine ariko ntari bibagira umwaka mushya muhera. sawa urakoze mupi Murakoze cyane. ahubwo uzi ko nari natibagiwe mwana umva arya ndebera turi tariki zingahe turi ku itariki 27 z'ukwezi kwa 10 ubwo hasigaye iminsi 3 iminsi 3 umva abiyaminiya muri iyi minsi 3 nibagwemo igihumbi barareba filime ukwezi kose nari nabyibagiwe mwana ziko wewe nari nibagiye kwera abantu umwaka mushya yego umva ni igihumbi ureba filime ukwezi kose kandi nko nabikubwiye sindi gukubije filime ni buri munsi yego igwamo umva bayisegwamo nabanza atakarimo tariki ya mbere z'ukwa mbere ntuzamamagare yego nyango sinababwiye ni Dani Eban wari wanyereje ubundi kuki utabyibutse oya bavuze tereka umuvandimwe nayo mutemo ukaba ari mu tuntu twinshi ariko step reka tugushimire ndetse n'abakunzi ba Vale Plus ndetse n'abakunzi banyu by'umwihariko bawe ndetse na Master P. Yes, ibiganiro byacu nakagaruka bwaba haramutse hari izindi mpinduka kuri website cyangwa se hari ibindi bintu nizera ko igihe cyose tuzagukenera tuzakubona Eban. So ibiganiro byacu nakagaruka ciao ciao. Yes.